baratuje barishimye bameze neza nta ngorane kandi barabibuka baranabasabira inshallah taala. Ubutumwa n'abantu uko icyambere uko abavandimwe babo inshuti zabo imiryango yabo icyaka nuko buri muntu wese bifuza ko umutambagire mutagatifu twakiriwe neza twafashwe neza mu nzira zose ducamo uburyo turyama uburyo tubyuka tugasanga breakfast irahari tugasanga lunch irahari sapa kimwe cyose kiri ku murongo tugakora na ibada zacu kandi ziri kuri gahunda niho kuva aho turara kugera ku musigiti kuri Al-Kaaba ni metero zitagera kuri 800 igihumbi kuko twese turagenda tukagera ku gihe niho dusarira subuhi fajr kuko uburenze ubwinshi bw'abantu ariko tuhagerera turabyuka tukagera ku gihe baturadana mu minota. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Reka ngusuhuze ari nako kandi mwifuriza gukomeza kugubwa neza n'ibyo urimo bigiye bitandukanye. Amazina yanjye ni nkuko bisanzwe shimira wowe tubana umunsi ku munsi mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Wowe utwereka ko turi kumwe, wowe wamaze gukora subscribe, niba utarayikora kandi reka nkubwire ko niwo mwanya mwiza wo kugira ngo uyikore ujye ubasha kubona amakuru ndetse n'ibiganiro ubibonera ku gihe. Niba utaradukunda reka nkubwire ko bizarangira udukunze. Bitatu ushobora kwigira ku ikosa, uzatekereze ku ikosa ari nako kandi uzaryigireho, hanyuma ufate icyemezo ko utazigera wongera kurisubiraho na rimwe. Uti uyu munsi bimeze bite? Uyu munsi nk'uko nari nabibararikiye, nari nababwiye ko turi buze kuganira n'uhagarariye abahujaji bagiye imaka. By'umwihariko uyu munsi ndagira ngo tuze kuvugana na Sheikh Murangwa Jamil uri hariya mu gihugu cya Arabia Saudite, hanyuma aze kutubwira ishusho nyayo uko bahagurutse hano bava i Kanombe, uko aka kanya bimeze, nibihe bikorwa barimo nyirizina. Ni muri iyo shusho ngira ngo atwereke ari nako kandi adusangiza. Ku murongo wa telefoni turi kumwe na Sheikh Jamilu. Sheikh Jamilu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, ubwo duherukana ku kibuga cy'indege ku tariki 27 mwerekeza imaka. Nangira ngo mbere na mbere ubanze wibwire ababa badukurikiye kuri nkuko bisanzwe official, hanyuma kugira ngo banamenye ngo uyu tugiye kuvugana ninde, akuriye iki ku bigendanye n'igikorwa cya hija mu muryango w'Abayisilamu mu Rwanda. umunota uyoboye delegasiyo y'Abasilamu bavuye mu Rwanda n'abantu batuye mu Rwanda bagiye gukora umutambagiro mutagatifu mu mujyi wa Makka muri Saudi Arabia. Sheikh, nangira ngo uduhereze ishusho y'urugendo muva hano i Kanombe mugera i Maka. Byagenze bite? Birumvikana mwari muri mu ndege, ariko nyirizina ishusho ngari kugira ngo n'aba badukurikiye babashe kuyimenya. Icyambere nuko twagiye abahaji bishimye basengeza Imana kandi kuva i Kigali ugera muri Saudi Arabia. Ubundi abantu bamenyere guca ahantu hatandukanye za Katari, Egypt, abandi bagaca no mu bindi bihugu nko muri Turkey. Urumva ko ari bitoroshye, amasaha 6 amasaha 5 kandi korofani. Urumva twebwe rero kuva Kigali Jeddah naho uhagaze, urumva abantu barorohejwe kandi barishimye cyane, ari bo bonyine bagenda basingiza Imana, twibukiranya amategeko agenga umutambagiro mutagatifu. Abantu bo mu ndege batwakiriye neza, baduhana mikoro twibutsa abavandimwe bacu uburyo bagomba kwitwara, abantu batagatifu, uburyo bagomba gukora ibikorwa byabo byabajyanye. Ni ukuvuga ngo twagiye neza kandi abantu bishimye banezerewe. Tugera mu mujyi wa Jeddah
tuhageze dusanga abayobozi bacu harimo na ambasaderi uhagarariye u Rwanda muri Saudi Arabia, bwana Ategeka Emmanuel, n'abakozi ba ambasi bose bari kumwe batwakira neza, aduha ikaze, adusaba yuko tugomba kubaha amategeko y'igihugu cya Saudi Arabia, tukamenya icyatuzanye, tukubaha amategeko agenga iki gihugu, mbese twitwara neza nk'abantu baje gukora iki, baje gukora umutambagiro mutagatifu. Ubwo rero twarahabaye hano, twahageze Jeddah, baduha impano, baratwakira, baraduherekeza kugeza ubwo twagiye batwereka aho dusengera isengesho rya mu gitondo ryari rigeze ku masaha y'inama muri Saudi Arabia. Nyuma batujyana batwereka bisi tujyamo, tujya muri bisi dukomeza mu rugendo rwacu, mu mujyi wa Maka. Nuko rero byatugendekeye tukiva Jeddah. Muri make hari ukuntu wenda rimwe na rimwe bitewe n'uko umuntu ataramenyereye nk'ingendo z'indege, hari ubwo wenda umubiri uhindagurika. Hari abahaji bashobora kuba barahuye n'ikibazo nk'icyo ngicyo. Abahaji bahuye n'ikibazo gikomeye kugeza n'uyu munota. Abahaji nta kibazo bahuye nacyo, kubera ko nta kibazo bahuye nacyo, twahageze amahoro. Tuhageze ubwo ubijyanishe na kirima y'aho ngaho, wenda nta muntu kirima y'aho ngaho imeze nk'aho yagoye, bimeze bite? Ubundi hano harashyushye, ariko nuko dutuye hafi, abantu bajya gusenga bagahita bagaruka nta kibazo bahuye nacyo. Bakajya gusenga bakagaruka nta kibazo, babuze no gutembera ku masaha y'izuba. Ku masaha y'izuba ndetse nta muntu urahungabana n'ubushyuhe cyangwa se ikibazo, kubera ko ubona mbese nta amabwiriza barayubahiriza. Sheikh, nagira ngo nanone utubwire ku bigendanye na hoteli n'ubundi byari bitezwe ko bazabakiriramo, ugereranyije iyo hoteli ahantu iri ndetse n'umusigiti, ni ahantu hari urugendo rungana iki? Nabivuze ni ko ari hafi. Yego. Abahaji basengera iswara 5 zose ku munsi basengera ku musigiti. Bagenda ku musigiti bakarira iswara 5, ukabona bagiye gukora isengesho ryo kuzenguruka rya ibada, ukabona abantu barimo barakora tawafu, bahagacira ingura Mwenyezi Mungu, ukabona abantu barimo mbese iswara nyinshi, iswara 5 ku munsi basarira ku musigiti. Sheikh, ngira ngo ibada wenda birumvikana, n'ubundi iki gikorwa nyirizina ni icyo kujya gukora umutambagiro mutagatifu, harimo na ibada zigiye zitandukanye, ariko nyirizina igikorwa cya mbere batangiriye gukoraho cyari ikihe, cyari giteganyijwe? Igikorwa cya mbere tugera i Maka, urumva twageze i Maka mu gicuku, barabanza bararuhuka umutambagiro bafite imbaraga, bamaze kuruhuka bafata ifunguro rya mu gitondo, baragenda bararyama bararuhuka, baza kuza bakora ibada ya umura, bamaze kuyikora baraza bararuhuka. Ubu none aha tukaba tugiye gusura ahantu hafite amateka hano muri Saudi Arabia. Yego. Mu byo twabashije kubona, wenda tuninjira nyirizina uyu munsi mu bikorwa mwari murimo, twagiye tubona ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye mwagiyemo. Uyu munsi ni iyihe shusho nanone watubwira? Aho mwavuye ni hehe? Mbese ishusho y'uyu munsi. Uyu munsi icyambere nuko abahaji baracyafite imbaraga, baracyafite ibyishimo, bazi icyabajyanye, kubera ko ubuyobozi bukuru bwa Rwanda Muslim Community burabahugura.
barabahugura buri wese azi icyamujyanye azi icyo agiye gukora. Ni gushimira Imana kuko buri wese abazi icyo arimo. Icya kabiri nuko nanone abahaji bafite courage, baracyafite courage, baracyafite imbaraga. Uyu munsi twagiye gusura ahantu hafite amateka, twagiye gusura umusozi bita Jabal Nur, umusozi witiriwe urumuri, ahantu hambere intumwa y'Imana Muhammad yaherewe ubutumwa i Maka, ku musozi wa Maka, ibirometero 5 uvuye ku musigiti w'Umutagatifu w'i Maka. Nanone tuza gusura ahandi bita Jabal Thawr. Jabal Thawr umusozi w'ubuvumo intumwa y'Imana Muhammad yihishemo igihe yahungaga abakureishi b'i Maka bashaka kumugirira nabi, kubera ko babwiraga ijambo ry'Imana ishobora byose. Imana imutegeka guhunga akava i Maka akajya i Madina. Ageze i Madina rero igihe ari mu nzira aho niho yabihishe kugira ngo bataza kumuhungabanya no kumugira nabi ku musozi wa Thawr. Niho naho twahasuye, mbese dusura n'ahantu hatandukanye mbese hafite amateka y'idini ya Islam. Tukaba twasuye na centre ihugura abantu ku byerekeye n'idini ya Islam, itubwira uburyo abantu bagomba kwigira bagateza imbere idini ryabo, bagashyira hamwe, bagasenyera umugozi umwe. Naho twayisuye iyo centre ihugura abantu, n'ahantu aho twayisuye ubu tuguye hose muri uyu mwanya. Sheikh, wenda kugira ngo mureke unaruhuke, ni ibihe bindi bikorwa muteganya gukora kugira ngo wenda tuzongera kubahamagara mugiye no gusoza, tubwire muri make wenda uko hija yose yagenze. Ariko uyu munsi ndagira ngo tubwire ni ibihe bikorwa bindi biri imbere biteganwa. Icyambere hari abantu bagikora umura, baracyakora umura, baracyakora tawafu, bakajya kuzenguruka ingoro mu Imana ishobora byose i Maka. N'ejo bafite abandi bazakora umura, n'abazakorera ababyeyi babo n'inshuti n'abavandimwe mu munsi w'ejo. Turacyafite nanone ibikorwa dutegereje imbere, kandi tuzagenda tubagezaho amakuru inshallah taala igihe cyose babitubwira, nta kibazo gihari. Ni ubuhe butumwa wagenera abayisilamu bo mu Rwanda? Ubutumwa navuga ni uko icyambere ni uko abavandimwe babo, inshuti zabo, imiryango yabo banje gukora umutambagiro mutagatifu, baratuje, barishimye, bameze neza, nta ngorane, kandi barabibuka baranabasabira inshallah taala. Icya kabiri ni uko buri muntu wese bifuza gukora umutambagiro mutagatifu ajya bitegura kandi nk'uko abantu babiteguye, kandi bakomeze bamenye yuko inshallah taala abavandimwe babo ubutumwa babatumye barabazirikana kandi barabyibuka inshallah taala. Murakoze cyane. Reka ngushimire Sheikh ku kiganiro cyiza twagiranye. Ubwo dusabe Allah subhanahu wa ta'ala yuko yazabagarura amahoro, ndetse kandi akanakira ibada zanyu murimo murakora, ndetse kandi natwe nimuzibagirwe kuba mwadusabira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.